Umugoroba mwiza ku bakunzi ba Radio Rwanda, ndabasuje cyane, nizere ko aho muri hose umugoroba wanyu ukomeje kugenda neza. Iki ni ikiganiro Papa's Rwanda mugezweho nanjye Shina Teta nk'ibisanzwe. Kanongere mbibutse ko Papa's Rwanda ari umuryango udashamikiye kuri leta mu rurimi rw'icyongereza, ibyo ngibyo bikunze kwitwa non-profit organizations. Ukaba ari umuryango ufite intego yo kurwanya ndetse no kurandura ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo buri munyarwanda cyangwa se buri munyarwandakazi wese abeho ubuzima bufite intego kandi butarangwa n'ibiyobyabwenge. Nk'uko musanzwe mubimenyereye rero, nkunze kuba ndi kumwe n'umutumirwa muri studio za Radio Rwanda. Uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umwe uturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco, twari kumwe mu kiganiro cy'ubushize. Ni karibu. Murakoze cyane, turabashimiye kuba mwongeye kudutumira mu kiganiro. Nongere mbibutse ko gahunda zitandukanye za Papa's Rwanda wazikurikirana ku mbuga zabo zitandukanye, Facebook, Twitter ndetse na Instagram, ukamenya amakuru menshi kandi agufitiye akamaro. Insanganyamatsiko yacu ijya gusa nk'iyo twaganiriyeho ubushize, ariko mu by'ukuri biratandukanye. Turarebera hamwe uruhare rw'ibikorwa by'imibereho myiza mu kuzamura cyangwa se guteza imbere indangagaciro nziza mu bana. Aho mu rurimi rw'icyongereza umuntu ashobora kuvuga the role of agents of socialization in instilling or imparting values in children. Ese izo agents za socialization cyangwa se ibyo bikorwa by'imibereho myiza ni gute bituma umwana aba uwo ari we? Ugasanga wenda ni wa mwana, ubwo turaza kuba tureba ku mpande zombi, ingaruka mbi n'ingaruka nziza. Hanyuma rero I had paused, don't worry. Hanyuma rero munyemerere ntangire mbabaza, ese umuryango usabwa iki ku bijyanye n'indangagaciro z'umwana? Kuko tuzi ko uyu mwana, tugiye kureba ku rugendo rw'umwana kuva akigera mu nda ya mama we, ayo mezi 9 noneho ageze ku isi, atangiye urugendo navuga rw'ubuzima, ariko rurimo no kwiga byinshi bitandukanye. Sasa rero ababyeyi bafite izihe nshingano tugendeye kuri bwa burere twumvise ubushize ko ari ububoneye? Ese ni izihe ndangagaciro bakwiye gushyira mu bana babo? Umwana ukimara kuvuka yakirwa mu muryango. Umuryango niho hantu hambere umwana yakirirwa, ni naho aba agiye gutangira kwigira ibintu bitandukanye, yaba ibyiza cyangwa se ibibi. Bityo rero abagize umuryango nibo baba babaye abarimu ba mbere. Muri ni nako tubivuga, ni nako bizwi. Ababyeyi nibo barimu ba mbere b'umwana. Bakwiye rero kumufasha gukura neza, akigishwa amasomo azamugirira akamaro mu buzima bwe bwose. Icyo rero ababyeyi basabwa, n'ubushize twari twakigarutseho, icya mbere ni ukuba intangarugero muri byose, kuko abana bakunda kwigana, bigana ibyo babona. Ababyeyi bameze nk'indorerwamo. Rwose mubivuze neza. Umubyeyi akwiye kuba intangarugero, kuko umwana yigana ibyo abona ku mubyeyi. Yego. Urwo ni uruhare rwa mbere cyangwa se n'inshingano ya mbere, kuba intangarugero. Ikindi ni uko twabonye ko umubyeyi akwiye guha ibikwiriye umwana kugira ngo akure neza, haba mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire ye n'abandi. Ikindi ni uko twabonye ko umubyeyi akwiye nyine kohereza umwana ku ishuri mu gihe ageze mu myaka yo kujya ku ishuri. Ubu abana basigaye bajya no mu marerero ari batoya, bakwiye kumwohereza mu irerero cyangwa se mu mashuri y'incuke. Ikindi twabonye ni uko mu byo twabonye bibangamira uburere buboneye ni amakimbirane
mu miryango ababyeyi bakwiye kwirinda amakimbirane ayo ari yo yose. Yego. Ariko kandi mu muryango umwana ashobora kuhabona n'abandi atari mama na papa gusa, ashobora kuhabona abavandimwe, bakuru be, barumuna be, abandi baba muri urwo rugo, ababafasha imirimo muri urwo rugo. Abo nabo bakwiye kuba intangarugero, bakwiye nabo gufasha uwo mwana, kumutoza imico myiza, kumwereka urugero rwiza, kumurera mu rukundo, bityo hantu umwana yisanze bwa mbere, cyangwa se rya shuri rya mbere umwana yisanzemo ryitwa umuryango, rikwiye gufasha umwana akahavoma ibyiza bizamufasha mu buzima bwe bwose. Hanyuma rero iyo tuvuze ku rugendo rw'umwana mu kuba uwo ari we, hari ahantu henshi agenda aca kandi hari n'abantu benshi agenda ahura nabo. Harimo wenda kujya ku ishuri, harimo insengero zitandukanye cyangwa se aho duteranira hatandukanye. Aho hose umwana aca agenda afite utuntu areba, tukaba ndetse twamwafekita mu kuba uwo ari we. Ndagira ngo wongere utwibutse, ese iyo tuvuze ku ndangagaciro z'umwana, harimo abantu benshi bafitemo uruhare, harimo ababyeyi, harimo amashuri, harimo amadini, ni byinshi byinshi bitandukanye. Ndagira ngo wongere utwibutse uruhare rw'ibigo by'amashuri ndetse n'idini mu guha wa mwana izo ndangagaciro. Nibyo, umwana usibye mu muryango nk'uko twabonye ko ari naryo shuri rya mbere umwana yigiramo, ariko igihe kiragera umwana akajya mu ishuri. Igihe kiragera umwana akajya mu ishuri, ku myaka 3 aba ashobora kujya mu rugo mbonezamikurire cyangwa se akajya mu ishuri ry'incuke. Aha rero naho aba agiye kwiga nanone andi masomo meza cyangwa se mabi bitewe n'ibyo azahasanga. Yego. Aha rero ishuri cyangwa se abarimu, abarezi nibo barimu ba kabiri umwana aba agiye guhura nabo. Ku ishuri hari abarimu bajyaga batubwira ngo twe ababyeyi ba kabiri banyu. Nibyo rwose. Ariko ibyo ntabwo twabyumvaga. Ntabwo umwana ashobora kutabyumva, ariko ubundi niko bimeze n'ubushakashatsi. Kuko mwarimu wenda uratsindwa akakubwira nabi, wanga kubifata akavuga ati ibi n'ibi. Rero nta kuntu umwana ashobora kumva ko umwarimu ari we mubyeyi we wa kabiri, kandi mu by'ukuri ari byo. Bitewe wenda nuko aba afite imyaka mike ashobora kutabyumva. Yego. Ariko ukuri guhari ni uko umwarimu, umurezi niwe mwarimu cyangwa se niwe murezi wa kabiri. Uwa mbere twabonye ko ari umubyeyi, uwa kabiri rero agiye kuba umwarimu. Umwana yageze ku ishuri. Yego. Aha rero ishuri naryo rifite uruhare rukomeye mu gufasha umwana gukura neza akazaba ingirakamaro. Umurezi arasabwa gutanga uburezi bwuzuye. Uburezi bwuzuye, nituvuga uburezi bwuzuye, ubwo turanareba n'integanyanyigisho ikoreshwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igaragaza ko umwana wageze ku ishuri akwiye kuhakura ibintu 3. Akwiye kuhakura ubumenyi ngiro n'ubukesha. Ibyo ni ibintu 3 umwana akwiye gukura mu ishuri. Akwiye kwiga siyansi akayimenya ubumenyi, akwiye kuba ashoboye gushyira mu ngiro ibyo yize, ariko akwiye no kuba afite ubumuntu, arangwa n'ikinyabupfura, arangwa n'imyitwarire myiza. Uwo rero nta wundi umufasha kubigeraho ni umwarimu. Ikindi, umwarimu, ishuri cyangwa se abarimu bakwiye gushyiraho uburyo bwo gusuzuma imyitwarire y'abana n'ingaruka igira ku bandi, ndetse ni na ngombwa ko mwarimu akwiye guhora ahanahana amakuru n'umubyeyi w'umwana mu gihe hari ibyo abona bitari kugenda neza, bagahanahana amakuru. Bikozwe gutya uyu mwana ku ishuri azahavana amasomo meza azamufasha mu buzima. Ku idini rero naho wari uvuze ngo idini ryo rifite uruhare ki? Nibyo
bitewe n'aho umuntu asengera, bitewe n'itorero cyangwa se idini buri wese arimo. Abana mu idini naho hari amasomo bahakura, za école de dimanche hari zose. amasomo bahakura, Sunday schools cyangwa se n'abandi uko babyita bitandukanye wenda bitewe n'idini basengeramo. Yego. N'ubundi mu idini higishwa ivanjiri, higishwa ivanjiri, abana bigishwa urukundo, gukundana, gufashanya. Ijambo ry'Imana niryo bigishwa, ariko kandi ibyo bigishwa mu idini nabyo bigenda bibubakamo ubumuntu, bikabubakamo abantu bafite ikinyabupfura, bafite icyo batinya icyaha, reka tuvuge gutyo. Ibyo byose bifasha wa mwana mu gukura neza. Ari nayo mpamvu buriya n'ubundi n'amadini bakwiye kujya babonera umwanya wihariye abana n'urubyiruko cyane cyane, bakitabwaho cyane, bakahabwa umwihariko, bakigishwa ingingo zitandukanye, harimo ubuzima bw'imyororokere, ikibazo cy'ibikoreshwa by'ibiyobyabwenge n'ibindi byose nabyo bakabimenya, ndetse bagafata n'ingamba zo kubyirinda, nk'uko n'ubundi baba bigishwa ko bagomba kwanga ikibi. Murakoze. Hanyuma noneho reka tujye ku byo twita peers cyangwa se sinzi niba nabyita urungano. Ariko noneho reka ngusabe utubwire, ese mu gihe wa mwana ageze muri ya myaka afite abo yita inshuti ze wenda ku ishuri bagendana bakorana ibikorwa bitandukanye, wenda bakorana etude cyangwa se abafite byinshi bahuriyeho, ni gute urwo rungano rugira uruhare mu guha wa mwana indangagaciro nziza cyangwa se imbi? Urungano, inshuti z'umwana nabo ni abantu bagira uruhare rukomeye cyane mu myitwarire myiza cyangwa mibi ku mwana. Imbaraga z'urungano akenshi zikunda kugaragara cyane mu gihe cy'ubugimbi ku mwana, cyane cyane guhera muri ya myaka 12 kuzamura, niho imbaraga cyane z'urungano zigaragara. Mu rurimi rw'icyongereza twabyita adolescence. Muri iki gihe niho imbaraga z'urungano zigaragara cyane, nubwo wenda n'abana bato bagira urungano, bagira inshuti babandi birirwana muri karitsiye, aba baturanyi bigwa bakinana, ariko nk'umwana w'imyaka 6 cyangwa imyaka 7 ntago akururwa cyane n'urungano ugeranije n'umwana w'imyaka 13 cyangwa 14. 13 cyangwa se 12 amaze guca akenge. Abamaze guca akenge, ariko no abageze no muri cya gihe twavuga ko kiri fragile. Abageze muri cya gihe urungano aba agomba kugaragara mu rungano, agakora ibyo urungano rwe ruri gukora. Iyo atabikoze urungano rwe ruramwanga, mu cyongereza rejection. Baramwanga, noneho akumva atashobora kubaho wenyine. Icyo agomba gukora rero nuko agomba kugerageza akitwara nk'uko urungano rwe rwitwara. Aha rero urumva ko aramutse ahuye n'urungano rufite imico myiza, abagahura n'abana bakunda kwiga, abana bakunda gusenga, abana bakunda gukora, abana bakunda guhanga ibishya, n'ibyo yigana iyo mico myiza yabo, noneho ukabona ko umwana ari mu murongo mwiza. Ariko noneho iyo ahuye n'urungano rwagize ibyago, rufite imico mibi, gukoresha ibiyobyabwenge, kunywa inzoga, kunywa itabi, ubusambanyi, ubujura n'ubundi, kubera rwa rungano rumufiteho imbaraga zikomeye cyane, nadakora ibyo barimo baramwanga, kandi ntabwo ashaka ko bamwanga, ntabwo ashaka gutakaza inshuti ngo asigare wenyine. Ubundi nicyo kibakurura. Ubwo rero n'ubundi nawe yisanga yagiye muri bya bindi, muri ya mico mibi,
aha rero murumva ko imbaraga z'urungano zirakomeye n'ababyeyi bakwiye kwitonda cyane. tumaze kubona ko urungano mu by'ukuri ari ikintu gishobora kwigisha umwana wawe cyangwa se abana muri rusange ibyiza, ariko nanone mu gihe yahuye n'urungano rubi rufite imyitwarire cyangwa se indangagaciro zitari nziza zidakwiye umwana, bishobora kumuroha muri bya bindi twita imico mibi, gukoresha ibiyobyabwenge, gusuzugura, kutubaha n'ibindi byinshi bitandukanye. Abo bantu bose twavuze ko bafite uruhare mu gushyira indangagaciro nziza mu bana, harimo ababyeyi, abarezi, abayoboye amadini n'urungano. Ese noneho urungano rwo reka turureke kuko twamaze kubona ko umwana, nkeka ko umwana aba akiri innocent kandi ari fragile ku buryo aho umuyaga wamujyana hose yajyayo. Ariko noneho ba bantu bakuru turi mu nshingano zabo, ababyeyi, abarimu n'abayobozi b'amadini atandukanye, barasabwa iki, bakora iki kugira ngo, sinzi niba nabyita mu myigishirize yabo, ku buryo batuma umwana agira ka kantu ko kubanza gushishoza, ese aba bantu, izi nshuti nkurikiye ko ziba, nanjye ndashaka kuba umujura. Muri rusange abantu bose barasabwa iki? Ni ikibazo cyiza, yaba abayobozi b'amadini, ababyeyi n'abarimu bagomba kumenya ko muri ya myaka y'ubugimbi abana biba bishoboka cyane ko bashobora gukurikira imyitwarire mibi y'urungano rwabo, ndetse akenshi ababyeyi bajya bakunda kugira ibyago umwana akaba yajya mu myitwarire mibi iyo bitinze kumenyekana. Hari ubwo rwose tugira ibyago umwana akabitindamo cyane, ugasanga n'ubuzima bwe butakaje umurongo muri iki gihe cy'ubugimbi. Ni ngombwa rero ko ababyeyi cyangwa se abarezi tumenya neza inshuti z'umwana wacu ni bande, abana bacu inshuti zabo ni izihe. Ese ababyeyi ba za nshuti z'umwana wanjye ndabazi, nabo ngomba kubagira inshuti, n'izo nshuti z'abana nkazimenya. Ikindi ngomba kumenya, ese za nshuti z'abana bacu zirangwa n'imico myiza? Niziba zirangwa n'imico myiza, biraduha nyine umukoro wo gukomeza kubaba hafi no gukomeza kubagira inama no gukomeza kubatera akanyabugabo. Ariko nidusanga wa mwana acuditse n'abana b'imico mibi, nabwo biraduha umukoro wo kubegera. Aba ari igihe gikomeye cyo kubegera, kubagarura mu nzira nziza, ariko dukoresheje bwa buryo bwo kurera buboneye bw'urukundo. Ikindi, ababyeyi bakwiye kumenya aba bana bacu ni ibiki bakunda guha umwanya, ni ibiki batindamo iyo bari kumwe n'urungano, ni ibiki bakunda kuganira cyane, ni ibiki baha umwanya cyane. Ibi rero bisaba ababyeyi ko tugira umwanya, bisaba ababyeyi ko tugira umwanya wihariye wo kuganira n'abana, bisaba abakuru b'amadini ko bagira umwanya wihariye wo kubonana n'abana. Nitwigishe muri rusange iteraniro ry'abana n'ababyeyi gutya ngo twumve bihagije, aho abana twabahaye umwanya wabo w'umwihariko, twaganiriye nabo, twumvisha ibitekerezo byabo, twumvisha ibintu baha umwanya. Mu biganiro tuzanabasha no kuvumbura ibintu bakunda kubamo cyane bishobora no kuba byabateza akaga. Ukamenya ese ni iki gihuza umwana wanjye n'inshuti ze, bahuriye kuki. Hanyuma se niki wabwira aba babyeyi baba barahariye abana babo abakozi? Aha rero naho ni ikibazo gikomeye cyane. Nibyo koko muri iyi minsi nyine, kubera ibyo twita gushaka imibereho, ababyeyi bazinduka bagenda bagataha ku mugoroba. Hari n'abakorera kure badakunda kubonana n'abana babo, noneho abana bakajya mu biganza by'umukozi cyangwa se wa wundi udufasha kubarera. Nawe ni umuntu ufite agaciro gakomeye cyane mu myitwarire y'abana bacu. Icyo twabwira rero ababyeyi, icya mbere, mu mwanya muto ubona, gerageza gushaka imibereho. Nibyo, ariko ugerageza uvuge, mu mwanya muto mfite ngomba no gushaka umwanya wo kubonana n'umwana, wo kuganira nawe. Ikindi kandi, na wa mukozi cyangwa se wa muntu wasigaye akurerera, umufata ute? Ese mujya mwicara, nibura ni nko kumuha
ubumenyi bw'ibanze mu byo kurera umwana. Hari imiryango ifata n'aba bakozi ejo n'ejo bundi ba bakozi akaba ari bo bahemukira abana babo. Ibyo bibaho cyane, aba ari ikosa rikomeye cyane. Ni ngombwa ko duha agaciro abakozi, tukabereka urukundo, tukabafata nk'abana, ndetse tukabahemba ibihembo byabo ku gihe, kuko akenshi iyo batitaweho bigira ingaruka mbi ku bana, kuko barabahutaza bakabahohotera, cyangwa se abana bakigana imico mibi y'abakozi. Ikindi, hari n'ubwo abakozi baryoza abana rimwe na rimwe amakosa yakozwe n'ababyeyi babo, ugasanga abana nibo bigizeho ingaruka. Ni ngombwa rero ko umubyeyi mu kanya gato afite ashaka umwanya wo kubonana n'abana, kuvugana nabo, kumenya ibyo bahugiyemo, kumenya ko umunsi wiriwe, ushobora no kuba utari mu rugo ariko mukavugana ku ikoranabuhanga. Ibyo byose ukabimenya, ariko noneho wa muntu wamusigaranye nawe umuhe agaciro, umufate neza. Ni umuntu uri kukurerera kandi ashobora kwangiza umwana wawe cyangwa se akamukiza. Urakoze cyane. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko mbere y'uko dusoza reka ngusabe ubwire abaduteze amatwi, ese nkamwe mukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco, birumvikana ko muba mufatanya n'ababyeyi mu gushyira indangagaciro nziza mu bana. Ese abo bana muba mwakuye hirya no hino wenda baba bari mu buzererezi ku bw'impamvu zitandukanye, ni izihe activite cyangwa se porogaramu muba mubafitiye zibashyigikira kugira ngo noneho hahandi bibuze bikabatera kujya mu buzererezi, bibone noneho basobanukirwe icyo bagomba sosiyete, icyo bagomba ababyeyi babo, ndetse n'icyo bigomba bo ubwabo, contribution yabo mu gushyira indangagaciro nziza cyangwa se imyitwarire myiza muri abo bana. Abana baba barahuye n'ibibazo bakaza mu bigo ngororamuco, turabakira. Hari gahunda tuba tubafitiye. Iya mbere ni gahunda y'ubujyanama. Bahura n'abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bakabafasha, bakagendana nabo urugendo rwo kubafasha. Umwana akumva ikibazo afite, akareba impamvu cyabaye, agasuzuma impamvu iki kibazo cyabaye, akanareba nubwo ndi umwana ni iki nakora ngo kino kibazo nzakivemo. Bakamuha ubujyanama bumufasha kumva ikibazo no kugisohokamo. Ikindi ni uko aba bana tubigisha indangagaciro. Nibyo koko, nubwo twabonye ko umwana aba ari umwere, ariko kubera ibibazo aba yarahuye nabyo mu buzima, mu muryango, bigatuma yisanga mu buzererezi no mu muhanda. Umwana rero tumwigisha indangagaciro, harimo kubaha ubuzima bwe, gukunda umuryango, gukunda kuba mu muryango, gukunda kuba mu ishuri, gukunda umurimo, kugira intego. Tukagenda tumwigisha, kandi aya masomo nyine tukamwigisha no kwihangana. Iyo asubiye mu muryango, nibura za ndangagaciro yigishijwe ziramufasha. Ikindi ni uko ubujyanama ku babyeyi babo. Umwana yagiye mu bibazo by'ubuzererezi kubera ibyo yahungaga mu muryango. Tuzana rero n'ababyeyi, tukabahuza n'abana mu kigo ngororamuco. Ababyeyi nabo tukabasobanurira aho bateshutse, bikaba byaratumye abana bisanga muri ibyo bibazo. Ndetse ababyeyi nabo tukagenda nabo urugendo rwo kubagira inama, bakamenya icyo bakwiye gukora noneho mu buryo bwiza, kugira ngo ba bana nibazagaruka mu muryango bazawugumemo kandi bagume mu ishuri. Murakoze cyane, turabashimiye. Hanyuma ku bakunzi bacu twabanye mu ikiganiro nta kindi ni Papa's Rwanda, gica kuri Radio Rwanda uyu wa gatandatu saa 12:30. Musigare amahoro, mwari kumwe nanjye Shina Teta, naho utaha.